kuba turiho ni ikimenyetso ndashidikanywaho ko dufite abo dukomokaho. Kuba hari igihe tutari turiho ni ikindi kimenyetso ndashidikanywaho ko hari igihe tuzaba tutariho. Ariko uyu mwanya ni umwanya mwiza wo kujya inama kugira ngo tugire ipfundo dupfundika nk'abariho, kuko abo twasanze hari byo badusigiye, natwe hari byo tugomba kuzasiga. Hambere aha nkiri mu nteko ishinga amategeko nasuye ishuri ry'abana riri ahantu hitwa Kagugu. Mpageze directeur waryo ajya kunyereka abana bafite imyaka 4 biga muri gardienne. Mpageze arababaza ngo uyu mugabo muramuzi? Utwana twose tuvugira rimwe ngo turamuzi. Noneho kubera ko hari igihe twagize televiziyo imwe, nkagira ngo utu twana koko twarambonye turanze. Avuze ngo abamuzi ni mushyira intoki hejuru, twose dushyira intoki hejuru. Atoranyamo kamwe, arakabaza ngo uyu ninde? Gahita akavuga ngo ni tonto. Noneho kari agakobwa keza bigaragara ko ari ak'iki gihe. Abantu basa na politiki hari, abantu basa n'icyo barariye n'icyo baraye babonye. Karanezeza cyane, mfata kamera yanjye, telefone ndagafotora. Noneho directeur arakubwira ati okay, ni tonto ariko ni n'umudepite, uyu aba mu nteko ishinga amategeko, ni umudepite wacu. Atariko abadepite murabazi, twose duhita tubati turabazi cyane. Ati noneho uzi icyo abadepite bakora nakiri urutoki hejuru, bose baramanika. Atoranya kandi kana k'agahungu kaza imbere, ati abadepite bakora iki? Karanyitegereza barafotora. Uku ntangiye nagira ngo mbabwire ko impamvu bavuga ko umwana nta cyaha agira nuko ibyo asanze abantu bakora ari byo akora. Abana dufite uyu munsi twishimira bafite imyaka 25, nimubaririza ahandi byavuye, ni mu rugamba, ni mu cyuya, inkotanyi ziyishe kugira ngo u Rwanda rube ruriho. Batabaye bakora gutya, batabaye bameze gutya, nicyo cyaba ari ikibazo. Bampaye iminota ihagije, ndifuza gusagura iyo nzakoresha ubutaha. Ariko reka nkoreshe isigaye. Umuco w'abantu ni umurage bahabwa n'abakurambere babo. Ariko igihugu nicyo cyambere abantu baragwa. Hanyuma abantu bakaba abanyagihugu, bakagira umuco w'icyo gihugu, bakagira n'indangagaciro z'icyo gihugu. U Rwanda rero ni igihugu ubundi cy'igihangange mu gace giherereyemo, ukirebeye mu rurimi twarazwe n'abakurambere, ukirebeye mu ndangagaciro abakurambere bacu badusigiye. Ariko twagize ingorane kuko abaha nabo hakurya hamwe indege yacu igwa badukoloniza. Ibyo abasemura ntibabivuga, nta usemura ubwiru. Bakigera iwacu, intekerezo zimwe, ururimi rwacu rwatangiye guhungabana. Ariko ndashaka kubereka uburemere burimo kugira ngo bano bana turera tubakangurire kuba abanyarwanda. Nibamara kwemera ko kuba umunyarwanda ari ugukora no kuzagira umurage usiga, tubafashe kubigisha ururimi n'indangagaciro zacu, kuko bihishemwe ubwenge utasanga mu ndimi z'ahandi. Bijya guhungabana, ndabaha ingero nkeya kugira ngo mwumve ko twari twinjira, ariko ubundi dufite umuco n'ururimi biremereye cyane. Baba padiri bacu baje babera, ubundi baje batitwa abapadiri. Ariko kubera ko baje batanga ibintu harimo n'umuceri, buriya batanze umuceri ubashiranye igitondo kimwe, abaturage b'iwacu Ishangi bajya gusaba umuceri, bababonye noneho baratangira ngo mes chers ennemis, padoli. Noneho abaturage bati padiri, padiri, padiri. Nimukora ubushakashatsi murasanga nta muntu wigeze avuga ko aba bapriste bacu ari abapadiri, usibye abaturage babwiwe ngo padoli, bo bagahita bavuga ngo padiri. Kari katangiye kuba. Ibindi ni ibintu bisanzwe, aho abangaba ba hano bageze ahitwa mu Kigaga, ni muri Nyamasheke, bahambukira. Hari ibintu bibiri bijya kwitiranwa, icyitwa bring it
na blanket. Abakurambere bacu batubwo n'uburingiti mwe biyorose. Ariko se ururimi rwacu ruhishe mwiki umuntu yakirata abandi bateranye? Abize amategeko n'abatarayize muzi ibintu by'ibyaha, ibyo bita genocide, ibyo bita crimes against humanity, ibyo bita aggression. Iwacu kugira ngo wumve uburemere bw'uko ikintu cyose umuntu akoze agikoreye umuryango nyarwanda nawe yabaga arimo, bakanamuhana bamushyiramo. Baravuga ngo niba Bamporiki, Imana imbabarire, wenda yishe umwana we kuko twarabigize mu mateka yacu, ntabwo bashaka kuvuga ngo yakoze genocide cyangwa se ngo ne criminal. Baravuga ngo yikoze mu nda. Murumva ukuntu biremereye? Kwikora mu nda no ngo yakoze icyaha akikoreye nawe abihombeyemo, biraremereye ku buryo uvuze ngo ngiye kwikora mu nda ushobora kubireka. Ariko twageze abantu bakora ibyaha mu ndimi z'ahandi bakabikora nkaho ntacyo batwaye, nkaho nabo batarimo, cyangwa se bakavuga ngo yihekuye. Bitaremereye. Ya indi yashize. Hanyuma reka mbahe n'akandi gato ku bintu byo kuramukanya, mwumve ukuntu u Rwanda n'umuco warwo uremereye. Ahandi baravuga ngo bonjour, bonne nuit, au revoir. Ariko iwacu baravuga ngo mwaramukanya amahoro. Abakurambere bawe, wowe n'abazagukomokaho bababumbira hamwe, mwaba muri amahoro. Byagera nimugoroba bakavuga ngo murara haryana, ahataryana harara umwanzi. Ariko bandi bava au revoir, good night. Twabigarura rero, twabigarura. Hari ibintu ubundi kizakwereka ko umuco w'abantu uremereye, hari ibintu ushyira mu ndimi z'amahanga ntibyemere. Abadage barwana n'Ababirigi mu ntambara muzi, Abanyarwanda kuko iyo umunyarwanda ari umunyarwanda uwo akunda mu Rwanda akamurwanirira. Abanyarwanda barwaniriye Abadage, abitwa barugombi turi bagwa ku ishangi, ariko habanje kwicwa n'inzara barwanirira Abadage ngo barebe ko batsinda kuko bari inshuti zabo. Abadage saa sita bakajya kwifatira lunch, nimugoroba bakajya gufata dinner, bakabaza Abanyarwanda ariko mwebwe ko murwana mutarya ku rugamba murya iki? Abanyarwanda bati no, iyo turwana turya umujinya. Hanyuma se umujinya washira mukarya iki? Turya karungu. So ibyo ngibyo ngira ngo kano uza kuvuga aramutse abivuze mwabyumva cyane, kuko intambara y'inkotanyi yaranzwe no kwizirika umukanda, abantu bakarya umujinya bakarya karungu. None dufite igihugu. Niba hari icyo turwanira rero, niba hari aho dushaka kugera, niba hari icyo dushaka kugeraho, we make sure ko abana bacu tubareze tukanabigisha ko iyo umunyarwanda arwana ntawe ugira mu byo kurya, ntajya kubaza ngo byahiye, arabanza akaramugiza urugamba akabona kugezwaho ibyo gufungura iyo ari ngombwa.